wa musore we wagiye ugasaba urukundo ukareka kurata akazi ukora n'imishahara uhembwa n'inzu y'ibyumba bingaho ufite, ko ari mwe mwinyeganyeza mugatuma mukundwa n'abakuzi b'ibyinyo, umukobwa bigatuma gukunda kandi atari kugukunda naho akurikiye ibyo uvuze. Ubundi kizakubwira ko agukunda nuko uzamuhisha ibyo utunzeho iminsi mike, ukabanza ukareba ko urukundo rumera. Kandi nabo n'abantu bazikata, arabanza akagushyira hano, ufite iki? Ufite inzu, ufite imodoka, arize, mbega ukagira ngo hari kampani afite ashaka no kuguhama akazi ngo yiyobore. Nimwe mwinyeganyeshe. Sundi muba mubaza iki? Warize se ufite ikigo cy'amashuri ngo azakiyobore? Uzi Igifaransa, uzi Icyongereza, ufite kampani se ngo azayiyobore? Ibintu bamwigira n'ibiki? Naho umunsi umwe umenyanya n'umukobwa ahise amenya n'amafaranga ari kuri konte, n'inzu yawe itaruzura, n'imodoka ufite, n'ikiminu ubamo, nayo waguje. Umunsi umwe nawe mugakabye rwose. Nimwe mwinyeganyeza mugatuma batangira kubakura ibyinyo mu kandi kanyatishu. Narwaye inyoherereza 10, siwe wabiteye, wamweretse ko yafite. Kenyera akanyenyeri 182 kakubone.